niba hari ikintu kijya kigorana cyane cyane ku babyeyi ni uguhitamo izina wakwita umwana wawe, kubona amazina meza afite ubusobanuro bwiza cyangwa se kubona amazina ajyanye n'iry'ikinyarwanda ushaka kumwita cyangwa se ibyiyumviro ufite wumva ushaka kwita umwana wawe ariko bikakugora guhitamo izina. Uyu munsi rongeye kubabwira amazina asobanura Imana yasubije amashengesho yanjye. God answered my prayers. Imana yasubije amasengesho yanjye cyangwa se Imana yumvishe gusenga kwanjye. Ayo niyo mazina uyu munsi nabateguriye, muragenda muyabona uko yandikwa, muzahitamo iryiza ribanogeye. Izina rya mbere ni Eliana. Eliana ni izina ry'umukobwa risobanura ko Imana yasubije amasengesho yawe kandi ni izina ryiza, kandi akenshi usanga ryitwa mu bihugu byose, yaba ibihugu by'imigabane yose, Eliana bararikoresha. Irya kabiri ni Anayeli. Anayeli ni izina ry'umuhungu wakwita naryo risobanura ko Imana yumvishe gusenga kwawe, ifite inkomoko mu Giheburayo. Irya gatatu ni Pernita. Pernita rikomoka mu Buhinde, naryo risobanura Imana yumvishe gusenga kwanjye, kandi ni izina ryitwa abakobwa. Irikurikiyeho ni Anaya. Anaya naryo risobanura Imana irasubiza, kandi rikomoka mu Giheburayo, kandi ni izina rigezweho, riri modern, kandi riri unique, kandi usanga akenshi rifite popularite iri hejuru cyangwa se rikunzwe cyane muri iyi myaka turimo. Irikurikiyeho ni Arabella cyangwa Arabella, ni izina naryo rifite inkomoko mu Kilatini, bisobanura yielding to prayer cyangwa se gusarurira mu masengesho. Ni ukuvuga ngo ni umusaruro uvuye mu masengesho. Ushobora kumwita rero Arabella. Arabella rishobora kujyana na Bella, Alia, ushobora kumuhamagara gutyo. Bella, Arabella, ushobora kujya umuhamagara Bella. Irikurikiyeho ni Lian. Lian ni izina ry'abahungu rijya kujyana na Eliana. Urumva ufite Lian, Eliana birashoboka, kandi naryo risobanura ko Imana yumvishe gusenga kwawe. Lian rero ni izina ryiza, mu Gishinwa rifite meaning ivuga ngo ni lotus cyangwa se water lily, rwa rurabo rwiza. Ako ka water lily ni akarabyo keza kagira uturabyo tw'umweru twiza. Irikurikiyeho ni Mateo riva muri Spanish, muri Spain. Ni izina ryiza naryo risobanura ko Imana yumvishe gusenga kwawe. Akenshi usanga bakunda kuryita, riri populaire muri iyi minsi kubera ko umukinnyi mpuzamahanga witwa Messi yaryise umuhungu we. Urumva rero Mateo riva kuri Matthew cyangwa se Matayo, ariko uvuze Matthew bisobanura neza. Irikurikiyeho ni Samantha. Samantha naryo ni izina ry'abakobwa riva kuri Samuel. Umuhungu aba yitwa Samuel, wenda umukobwa akamwita Samantha. Naryo risobanura ngo Imana irumva cyangwa se Imana yumvishe gusenga kwanjye. Irikurikiyeho ni Samuel, nk'uko nari maze kubivuga, naryo risobanura Imana irumva cyangwa se uwo nasabye Imana. Irikurikiyeho ni Salome. Salome risobanura amahoro, naryo iyo urijyanye mu Giheburayo risobanura amahoro, ariko hano bisobanura ngo Imana yumvishe gusenga kwanjye, ima amahoro yo mu mutima. Irikurikiyeho ni Ania. Ania ni iry'abakobwa, naryo risobanura impano y'Imana. Ahangaha kandi rikomoka mu Giheburayo. Irikurikiyeho ni Donato cyangwa Donato uko bishaka, naryo rikomoka mu Gitaliyani, bisobanura ibitangaza by'Imana. Imana yarahabaye, impano y'Imana. Donato rero naryo ni izina ryiza kandi wakwita umwana w'umuhungu. Irindi ni Alia. Alia naryo ni izina ryiza ushaka kwita umwana w'umukobwa, rikomoka cyane cyane mu Bugereki, ariko ushaka gusanga Abarabu baryita, Abaheburayo baryita, mbese ni izina riri common, riri ahantu hose, naryo waryita umwana wawe w'umukobwa. Irikurikiyeho ni Mikel cyangwa Mikele,
uko bishaka. Riva mu kilatini, ni izina naryo masikire yaho cyangwa se umuhungu wamwita Michael, umukobwa akitwa Michael cyangwa Mikele cyangwa Michaela cyangwa Michela, ni indimi z'amahanga, ariko naryo risobanura igisubizo cy'uko Imana yumvishe amasengesho yawe. Irikurikiyeho ni Yanis cyangwa Yanis cyangwa Yanis, naryo rikomoka mu Giheburayo, ariko ushobora no gusanga nyine no mu Bafaransa bakunda kuryita cyane, naryo risobanura impano y'Imana. Irikurikiyeho ni Dori. Dori ni izina wakwita umukobwa, naryo risobanura impano y'Imana. Irikurikiyeho ni Amaris. Amaris cyangwa Amari, ushobora no kumwita Amari, nabyo bisobanura uwasezeranyije cyangwa promised and given by God, mbese uw'Imana yasezeranyije kandi ikanamutanga. Amaris naryo ni akazina keza. Irikurikiyeho ni Elisi. Elisi ni izina wakwita umwana w'umukobwa, naryo risobanura ko ari impano y'Imana, Imana yumvishe gusenga kwawe, rikomoka muri Scotland, ubwo ni muri bya bihugu bimwe byiyunze n'Ubwongereza ahari, simbizi. Cyangwa se bamwe bakunda kurisobanura ko Elisi risobanura ngo ni ikimenyetso cy'Imana, ni ikimenyetso cy'Imana, ni ikimenyetso Imana imaye ko yumva. Naha rero dusoreje aya mazina, ubutanzi ababwira amazina wakwita abana b'impanga babiri. Mwakoze kudukurikira, naho utaha muduhe like. Nukuri nimba ugeze hano ureba ino video duhe like, kuko like ni ingenzi cyane kuri video yose urebye kuri YouTube, kuko ituma twongera tukabona ka gafaranga ka wa munyamerika tugatera imbere. Ciao ciao rero, naho utaha.